Yes, none guha ikaze kuri YouTube channel. Uyu mwanya rero nk'uko mubireba ni umwanya udasanzwe, ni umwanya mwiza cyane, aho tugiye kugaruka ku isabukuru ibaye kuri uyu munsi tariki 9 z'ukwezi kwa cumi. Ni isabukuru y'umugore wa nyakubahwa Paul Kagame ariwe bita Jeannette Kagame. Uyu munsi rero niho aza yizihiza isabukuru ye y'amavuko, byari ibyishimo bidasanzwe, aho uwo bita Paul Kagame nawe kwifata byamunaniye noneho akaririmbira umugore wiwe. Gusa muri iki kirori cyari cyitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye, yewe n'uwo bita Itahiwacu Bruce cyangwa se Bruce Melody nawe yari yacyitabiriye, nawe yari yaje gutaramana n'aba ngaba. Ese ubundi wakibaza byagenze gute, iyi sabukuru yari iteguye gute? Nibyo tugiye kubanyuramo akantu ku kandi tubabwira udushya twabaye muri iki kirori cyo kwizihiza isabukuru y'umugore wa Paul Kagame ariwe bita Jeannette Kagame. Byose rero tugiye kubirebera akantu ku kandi, turi buze kurebera hamwe n'impano abana b'uyu mugore bamuhaye, harimo uwitwa Ian Kagame ndetse n'uwitwa Ange Kagame. Byose turabirebera hamwe akantu ku kandi. Wowe icyo usabwa rero ni ugukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bikiri bishyashya. Muvandimwe, icyo usabwa wowe ni ugukora subscribe gusa nk'uko nabikubwiye. Uyu mwanya rero ni umwanya mwiza cyane, ni umwanya ushimishije, aho tugiye kurebera hamwe isabukuru y'umugore wa nyakubahwa Paul Kagame. Ni isabukuru yabaye kuri uyu munsi, ni isabukuru yitabiriwe n'ibyamamare byinshi, ni isabukuru yaranzwe n'udushya twinshi tugiye dutandukanye. Iyi sabukuru rero harimo umuhanzi w'icyamamare muzi cyane hano mu muziki nyarwanda ariwe Itahiwacu Bruce, benshi mwamenye umuziki nyarwanda nka Bruce Melody. Muri iki kirori yari yagafashemo nawe arimo atarama, cyane yuko iki kirori kijya gutangira ari we yagitangije ataramira abari hafi aho ngaho. Nk'uko mubizi rero, buri muntu wese uba ufite isabukuru yakifuza kubona buri umwe wese amuhaye impano, cyane cyane isabukuru y'umukunzi wawe. Isabukuru y'umukunzi wawe ujyajye ufata uwo munsi nk'umunsi w'agaciro kuri we, ndetse nk'aho ari n'umunsi w'agaciro kuri wowe. Gusa nimba nta bushobozi ufite, ntagire ibirenze uzakora, uzakoresha ubushobozi ufite umwereke uko uri, ntaho umuhishe, yewe nubwo yabyakira nabi ariko azabona yuko uzaba wamutekerejeho. Rero iki kiganiro niwe nagiteguriye, nubwo tugiye kureba iyi sabukuru ya nyakubahwa Paul Kagame uburyo yagenze y'umugore wiwe. Ariko nawe mbere yuko tugitangira, reka mbanze nkubwire aka kantu. Ese iwanyu muri famiye cyangwa se umuryango wawe cyangwa umukunzi wawe iyo yagize birthday wowe ubigenza gute? Gira icyo utubwira muri komenti, umwanya ni uwawe n'igitekerezo ni icyawe. Utubwire uburyo utegura birthday y'inshuti yawe cyangwa se y'umwe muri famiye yawe cyangwa se iy'umukunzi wawe. Ese ubundi buriya birthday wagateguwe cyane ku buryo wajyajya uyishyira imbere y'ibindi byose ni iyihe? Ni iy'umukunzi wawe, ni iya famiye yawe, ni iy'umwe muri famiye yawe cyangwa se ni iy'inshuti yawe? Gira icyo utubwira, umwanya ni uwawe n'igitekerezo ni icyawe. Umwanya urahari na komenti zirafunguye, wowe siga komenti yawe. Uyu munsi rero isabukuru ya Jeannette Kagame yabayemo udushya twinshi cyane tugiye dutandukanye, aho n'uwo muzi nka nyakubahwa Paul Kagame umukuru w'igihugu yaririmbiye umugore we agira ati happy birthday to you, happy birthday to you. Iyi ni indirimbo rero nk'uko mubizi, ni indirimbo baririmbira buri umwe wese yagize isabukuru cyangwa se ku munsi we w'amavuko, umunsi uba ari uw'agaciro mu buzima, umunsi uba waraboneyeho izuba, umunsi uba warageze ku isi. Buri umwe wese yakifuza ko yabona uyimuririmbira, ariko bamwe hari igihe uvuka ukarinda upfa, yewe ibi ngibi bitakubayeho na rimwe mu buzima bwawe utabonye uwakuririmbira iyi ndirimbo. Gusa nimba utaramubona ntukebe, icara utegereze, nawe umunsi umwe uzabona ukuririmbira iyi ndirimbo, nawe ujye muri umwe cyangwa se ube umwe mu bayiririmbiwe, nawe ntabwo ari usya bizahora umunsi
rwose ntabwo ariko biri. Gusa rero we dukomeje kubana muri iki kiganiro, reka ngusabe gukanda subscribe kuri iyi YouTube channel kugira ngo uzajye ubasha kubona ibiganiro byacu tubagezaho bya buri munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ngira ngo ni aha ngaha tugisoreje, icyo twari tuje kureba ni udushya twabaye mu isabukuru y'umugore wa nyakubahwa Paul Kagame, aho uwo bita Itayiwacu Bruce yakozemo udushya aririmba, yewe ndetse mu isabukuru n'umuzi nka nyakubahwa Paul Kagame nawe yafashe ijambo ndetse afata na mikoro aririmbira umugore we ashimira n'Imana ko yamumuhaye, avuga yuko kuva yamubona hari byinshi byahindutse mu buzima bwiwe, kuko buri umwe wese ufite umukunzi aba abivuga, cyane yuko buri umwe wese iyo agiye gutangira guhimbaza umukunzi we amutaka amuvuga ibigwi, mbere na mbere ubundi abanza gushimira Imana yuko yamumuhaye, ubundi Imana ni buri kimwe, icya mbere ni ugusenga ibindi bikaza nyuma, yuko burya ikintu cyose wakora Imana itabirimo icyo uzamenye yuko nta hantu uri kugana, nushaka uzabireke hakiri kare yuko inzira uba uri kunyuramo ntabwo aba ari inzira nziza cyane, iyo urimo ukora ibikorwa Imana nayo ubwayo itagushyigikiye, ahubwo rero wowe tangira ukore hakiri kare, utangire gushakisha ejo hazaza hawe, mbere na mbere muvandimwe banza wirinde abantu yuko nta keza k'abantu, wirinde n'amagambo yabo, nukurikiza ibyo abantu bakuvugaho uzarinda upfa utanateye imbere, bizaguma gutyo, ariko niwicara ugatuza ugasenga Imana ndetse nawe ugakora, buri kimwe cyose kizaza kandi kizazira mu gihe cyacyo gikwiriye. Rero ikiganiro cy'uyu munsi tugisoreje aha ngaha, twabanye mu ikiganiro, banyita Ntakirutimana Obedi, cawu cawu, Imana ikomeze ikurinde, ikomeze inagushyigikire mu bikorwa byawe bya buri munsi, nimba hari ikintu wumva cyangwa se hari inzozi wumva wowe ufite muri wowe ushaka kuzageraho, kora cyane wirinde amagambo y'abantu, yuko abantu nta n'ikintu na kimwe baba bifuza yuko umuntu yageraho, ahubwo ibihora mu mitwe y'abantu aba ari amashyari ndetse n'uburyarya, umunsi ku yindi bareba ku materambere y'abandi, bareba aho abandi bageze, aho kugira nabo bakore ubwabo. Rero wenda ndagusabye ntuzabe umwe mw'abantu wirirwa ureba aho abantu bageze, ureba ngo uyu nguyu yamaze kugira ibi, uvuga ngo arankiranye, ahubwo nawe uzakore ku buryo abandi aribo bazabivuga, ahubwo nawe utabayeho kuvuga abandi. Ikiganiro cy'uyu munsi rero nk'uko nabikubwiye, reka tugisoreze aha ngaha, ngusaba gukanda subscribe kuri iyi YouTube channel ya Mansa Musa TV, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Cawu cawu, Imana ikomeze ikurinde, inagushyigikire mu bikorwa byawe bya buri munsi, kandi uzajye wibuka mbere yo gukora buri kintu kimwe cyose, ujye ubanza usenge Imana, yuko Imana niyo itanga buri kimwe cyose, ujye ubanza uyiyambaze rero kugira ibikorwa byawe bigende neza.